ngiye kubwira ibintu bitatu abagore bakunda ubizirikane. Icya mbere, ugira gutyo ukagaruka wakwikoza ahangaha akakubwira ati sheri buretse gato nkubwire ati bimeze bite ati wari ubizi ko wa mwana wa kanaka burya atari wa runaka ati wabikuye se ati have byihorere. Ibyo byose jya ugerageza ujye wikiriza ati ati nibyo ati umva reka nguha amakuru, hari umudamu ducuruzanye yakoze agashya bamufatanye utuntu tw'udupfunyika, nawe ujye wikiriza ati yeba mbega umugore udasenga uwo mugore akwiye Yesu kabisa. Icyo gihe aba yumva akazi yagashoje. Ugomba kujya ugerageza nibiba ngombwa ujye ugenda ukaraba amazi akonje avuye muri firigo, ariko we gusinzira kugira ngo uburetse gusinzira ubanze wumve icyo agize gute icyakubwira umutega amatwi. Niyo mpamvu uzarebe nubona kano kantu batwara mu ntoki, urabona ari umugabo gatwara dusohoka gutya, uzitegereze nurebaho ngo mu gakapu ke urasangamo fondoti burya zifite n'amanimero, hari izo bita maka, urasangamo amatiro, urasangamo uduparufe tw'amoko, urasangamo akaterano, urasangamo akagira kuriya. Nuko nyine bameze ibyo bintu rero ubona yafatiye umwanya umeze gutya. Iyo abuze umuntu bimubwira aravuga ngo nago nashatse. Igihe cyose umugore akunda umuntu uhora umushimira, jya uhora umushimira buri munsi. Ibyo akoze byose umushimire. Acyambara nashaka abe yambaye rumbiya, jya uhita umubwira ati sheri wambaye neza. Umva muri make ntabwo bakunda umuntu babwira ibintu ngo bigirira imitima yoroshye. Ujya kubona ukabona umuntu arakase ngo ariko se ubu ngubu we tuzahora muri aya, ubu nzajya mura buri munsi nkubabarira ariko yako cyo dahinduka bwete. Ariko nakubwiye ngo mbabarira sheri, none narangiza ndakubabariye. 25 bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira, yego, ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. Haleluya, amen. Aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. Haleluya. Uko niko abagabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda. Ukunze umugore wabagize gute? Aba yikunda. Aba yikunda. Urakoze. Amen. Sindenza aho ngaho. Inshingano yawe wayumvise bugi? Kandi abagabo namwe muri ahangaha mu nyumva n'abadamu bara. Inshingano yawe wayumvise? Ni ukugira gute? Ni ugukunda. Ni ukuvuga ngo iyo bipfuriye hamwe n'ahandi birapfa. Iyo umwe atagandutse n'ukunda nakunda. Niyo mpamvu tubereyeho kuzuzanya. Wabyumvise? Mubereyeho kuzuzanya. Nyirane ngiye kubwira ibintu bitatu abagore bakunda ubizirikane. Icya mbere, abagore bakunda umuntu batega amatwi. Bakunda iki? Bakunda umuntu batega iki? Amatwi. Igihe cyose uzajya utaha jya usigaza n'umwanya wo kukubwira amakuru y'ibyabereye muri karitsiye. Ntabyo wari uzi? Ugira gutyo ukagaruka wakwikoza ahangaha akakubwira ati sheri buretse gato nkubwire ati bimeze bite ati wari ubizi ko wa mwana wa kanaka burya atari wa runaka ati wabikuye se ati have byihorere. Ibyo byose jya ugerageza ujye wikiriza ati ati nibyo ati umva reka nguha amakuru, hari umudamu ducuruzanye yakoze agashya bamufatanye utuntu tw'udupfunyika, nawe ujye wikiriza ati yeba mbega umugore udasenga uwo mugore akwiye Yesu kabisa. Icyo gihe aba yumva akazi yagashoje. Ugomba kujya ugerageza nibiba ngombwa ujye ugenda ukaraba amazi akonje avuye muri firigo, ariko we gusinzira, kugira ngo uburetse gusinzira ubanze wumve icyo agize gute icyakubwira umutega amatwi. Umugore utateze amatwi teza ikibazo mu mutima.
kuko abagore Bibiliya bita ngo ni inzabya zoroshye. Bakunda rero umuntu batega amatwi, kandi ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza. Yego, amen, amen, amen. Abagore bakunda umuntu batega iki? Bakunda umuntu batega amatwi. Icya kabiri, abadamu bakunda umuntu babwira amagambo meza. Jya umubwira ko ari mwiza, arabikunda, kuko ikiyobyabwenge cyabo ni amatwi. Ubu madamu ngiye nkamubwira ko naguze indege ntabwo yakwirirwa ajya kureba ko nta mafaranga dufite, ahita yumva ko yaje. Ariko ikiyobyabwenge cy'umugabo ni amaso. Sinzi niba mujya mubibona. Urabona umugabo utwaye imodoka utarahura na Yesu ngo yica no maso, iyo ahise gutya hari igihe abona umwana w'umukobwa yambaye akajipo kagufi, yarangiza ugasanga ararangaye ari mu idirishya tuyihiri. Dawidi yazungurutse umujyi wa Yerusalemu aho bita Isiyoni, abonye Batisheba gusa murebye aravuga ngo uriya ni uwande. Ntabwo ari Batisheba bamurebye, oya, Batisheba yamanuwe n'amagambo. Abagore bakururwa n'amagambo, abagabo bagakururwa n'amaso. Gerageza rero ayo magambo kugira ngo ajye kuyumva ahandi, reka yumve kuri wowe. Alo, haleluya. Nawe umva mukobwa wanjye, gerageza ukora ibintu bituma birangaza amaso yande ya bugingo nakayarebesha ahandi. Se sawa? Ugerageza umubwira amagambo meza, mu kanya gato umure mu bwete ariko wa mugore ufite amaguru meza, ubwo urumva ko nawe uzagerageza akayabona. Umubwire tufite amaso meza, biragaragara nayo afite koko, biragaragara ko ugomba kujya uyatereka. Yego, urimo urabyumva neza? Yego. Nava muri saro, jya ugerageza ukoresha uko ushoboye kose. Niba ashaka babe bamuryagaguye, jya uhita umubwira atari ko sheri we bagukoze kweri. Araryama agasinzira. Agaciro kubera iki? Rya joro wamukomerekeje. Igihe cyose abagore bahora bakunda umuntu babwira amagambo meza. Nibyo bakunda, gukunda umuntu babwira. Iyo yambaye neza agashyiraho ishakoshi, niyo mpamvu uzarebe nubona kano kantu batwara mu ntoki, urabona ari umugabo gatwara, dusohoka gutya. Uzitegereze nureba aho ngo mu gakapu ke urasangamo fondoti, burya zifite n'amanimero, hari izo bita maka, urasangamo amatiro, urasangamo uduparufe tw'amoko, urasangamo akatera hano, urasangamo akagira kuriya. Nuko nyine bameze. Ibyo bintu rero ubona yafatiye umwanya umeze gutya, iyo abuze umuntu bimubwira aravuga ngo ntago nashatse. Igihe cyose umugore akunda umuntu uhora umushimira, jya uhora umushimira buri munsi. Ibyo akozwe byose umushimire. Acyambara nashaka abe yambaye rumbiya, jya uhita umubwira ati sheri wambaye neza. Umva, muri make ntabwo bakunda umuntu babwira ibintu ngo bigirira imitima yoroshye. Umwite umubwira amagambo meza umuhekeye. Ubwo rero niba ushihura na bye bye biragoye. Urakoze. Icya kabiri abadamu bakunda, ngeze ku cya gatatu aho. Icya gatatu abadamu bakunda umuntu bavuga neza aho batari naho bari. Igihe wicaranye n'umugore wawe uri mu bantu uvuga ati ko afite umugore mwiza, biba byarangiye. Nta kindi kintu uzareba. Abagabo niyo bavuga ngo ni bogari nta cyamubwiye. Abagabo abayitekereza amafaranga, bivuga ati byo se kubimbwira nta mafaranga umaye, ariko umugore bimubwiye biruta kuba wamuhaza habo. Cyoro umuvuga neza, uvuga ati ninjye mugabo washatse we, ninjye muntu ufite umugore wa mbere. Nimujya mwumva abapastori baba bivuga hirya no hino, niko abagore baremye. Gerageza rero bino bintu ubigerageze ubikore, nubikora ubuzima bwe buzakomera. Ibintu bine byubaka urugo soza. Icya mbere muzagenderaho kandi mukacyubaha, cyubaka urugo ni ugusenga. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo nushyira amavi hasi urugo rwawe ruzakomera, kuko urugo rusenywa na Satani. Ntago Imana waba uri imbere yayo utarangaye ngo ibe ariyo iza gusenya ibyo yubatse.
urugo rwubakwa n'Imana, ntabwo urugo rwubakwa na Satani. Iyo ukinguye irembo gatoya rero Satani akinjira, ruhita rusenyuka. Mujye musenga, mwongere musenge, ejo buke bwongere musenge, muzinduke mwongere musenge. Ubuzima bwanyu bubu buzima bwo gusenga. Icyakabiri cyubaka urugo ni ijambo ryitwa mbabarira. Gira gute? Turi mu isi Satani irwarasa imyambi uko bukeye nuko bwije. Ndagusaba rero iki kintu, buri munsi Satani nabarasa imyambi, ntuzarebe ngo bugingo ni umutwe. Ujye uhita upfukama uvuge ngo sheri mbabarira, turebe ko twakomeza tukubaka. Nyiraneza nawe uhita uvuga ati murabizi mbabarira ni ibintu abantu bavuga byoroshye bisanzwe. Okay, mbabarira si mu bisanzwe, ariko kuvuga ngo ndakubabariye, ujya kubona ukabona umuntu arakase ngo ariko si ubu ngubu we tuzahora muri aya, ubu nzajya mura buri munsi nkubabarira, ariko yako cyo dahinduka bwete. Ariko nakubwiye ngo mbabarira sheri, none narangiza ndakubabariye. Nushaka kujya uvuga ngo ndakubabariye uhita usinzira, burya wa muzimu bumwirukanye. Ijambo ndakubabariye riva kuri, ariko mbabarira riva hafi. Sawa? Abantu benshi cyane basabye imbabazi ariko batinze kuzihabwa. Mbabarira, ijambo rya gatatu ndakubabariye, ni mbabarira gusenga, mbabarira na ndakubabariye. Aya magambo yubaka urugo. Ijambo rya kane ari ryo rya nyuma muri menshi nari bubabwire, ni ijambo ryitwa communication. Guhana amakuru kandi ku gihe. Yego, apana kuguhamagara ujye ubyuka mu gitondo muhe gahunda y'umunsi, mubwire ati uyu munsi ndakora ibintu ibi n'ibi, ndajyana n'aha ndakora ibintu, niyagira ibigutunguye umumenyeshe. Ariko umuntu arabyuka mu gitondo ukabona yakije imodoka, ese uyu muntu agiye he? Ntuzi yava, ntuzi niyagiye. Wamamagara ngo ubundi ikabuga, mukandi kanya ndi Nyabugogo, mukandi kanya ndi Kimisagara, mukandi kanya yewe ndi Kamutwa. Ariko man, aba bantu uyu muntu agiye he? Niyo mpamvu rero ntuzakubwira ngo akubonye muri rogi ku Gisenyi kubera ko utatanze amakuru, bizagufata nubwo yabakubeshyera. Gerageza ujye umubwira aho ugiye. Sibyo? Ngira ngo ijambo ryitwa ukuri ryo mwararibwiranye murakejejwe, kuko ukuri kubaka urugo murabizi. Sibyo? Mujye muhana amakuru y'umunsi. Kandi umva nkubwire, ujye ugerageza abagore bakunda Imana, ntukajye umara icyumweru utamuhaye Imana. Nubwo wajya nushaka akakarabo kabike hafi, ujye ukamushyira buri munsi, wongera ukamwibuka musubize, abona kuri mu mwitaho. Urakoze. Imana ibaho umugisha. Muhaguruke dusenge. Mwese ndabatinza hano, mbashaka gituma mbatinza neza, ndabatinza nkandi ndabigisha theology. Yesu ashimwe. Mwiza umubano, ababyeyi barahari, ndabona harimo abapapa bakuru n'ubundi bazakomeza babaganiriza. Murakoze. Uri data wa twese wo mu ijuru, Uwiteka niryo zina ryawe rikuru. Ndagushimiye kubw'ubu bukwe, ndagushimiye kubw'aba bana, ndagushimiye kubw'iyi miryango igiye itandukanye irahanga. Kandi mwami Yesu Kristo, umuntu wese urahangaha wataye inshingano z'urugo, reka uyu munsi wa none yongere yisubireho, yongere asaba imbabazi, yongere ashyire mu bikorwa ikintu cyari cyo cyose yari yarataye nk'inshingano, yongere asubirane inshingano ze. Urakoze kubikoreye kuyubahisha, ni mu izina rya Yesu. Amen.